ati nta kibazo, ubwami bwe yarabwemeye. Naho ni uburyo bwo kugira ngo ihene, umva ihene 50 ahantu ziri, ya nzoka yabaga mu biti bye hafi y'urugo aho ibifatangwe n'ibisura n'ibitovu n'ibinyuragisaka, ihene zirabirya zihagira imbuga. Zihagize imbuga, inzoka iburaho iba, ibona bayisenyeye, iranyonyomba irigendera, yigira mu ishyamba, n'imitsindo yayo irayijyana. Ni ukuvuga ngo abantu bazaga guteranya agakecuru, ya nzoka ikabarya, babibona ubwo yari ifite imitsindo, bagahita neza bagatsindwa n'ingabo, bigatuma n'ingabo biziha imbaraga, byabaga ari izo ngufu zabo, zigatsinda ingabo ze imparabanye, ziyobowe umuyobozi wazo.